Imana igumusha kandi ikomeze kukongera amavuta ndetse na rugira igihe yaramyaga kuko n'ijambo ry'Imana rero nateguye numvaga ko byaba byiza ko ndiganira hari icyo nakoze bisa nk'igihesheje umugisha ubundi. Rero Imana ishimwe kuba bahagurutse bakabitekereza, kandi uwabikoze wese iyo ubibise mu bwami bw'Imana ubibise mu butaka bwiza. Haleluya. Kandi turashima kubashima bugiye kuduha umwanya. Ni ukuri ntabwo ari uko turi intyoza, nta n'ubwo ari uko twavuga ngo turabimerita, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Nshimira itorero ni ikintu gikomeye. Abantu muri hano nubona itorero ryawe ukabona uri mu itorero uzi urishyiraho umutima wose. Kare nyobora mu gitondo niho nabwiye ngo abajene nawe batambuke hano, ni ukuri nuko ngira ngo mubishyire ku mutima mwumve ko itorero ari ikintu gikomeye. Hari igihe umuntu ava mu itorero yasengeragamo akimukira mu rindi, yimukira mu rindi ugasa nkaho ibyo yakoraga abiretse, agasa nkaho asubiye inyuma, ariko tubikwiriye. Itorero ryose ni umubiri wa Kristo ku isi hose. Rero aho umuntu agereye uzi ukora kandi ukore n'umutima wose. Uzi ukuri ndashima Imana iyo nibutse imirimo itorero ryakoze ku buzima bwanjye, numva ndifitiye ideni. Wenda n'abantu bakuriye muri Kongo, kubera ko umuntu yakuriraga mu muhana ababyeyi ari benshi bamurera, hakaba hari ba so wanyu, ba nyoko wanyu, ba nyogosenge, bose ukaba ubona iruhande rwawe. Hari igihe n'ibyakorewe mu itorero ugira ngo wenda n'umuryango nawo wabikoze, ariko nk'abantu bagiye bakurira ahantu nk'uko umwana wakuriye hano muri Kenya, uja gusanga umwanya amarana n'ababyeyi ni muto cyane, ugasanga undi mwanya munini n'uwo amarana n'abaturanyi, n'uwo amara ku ishuri, n'uwo atindana n'abandi, ndetse n'uwo amara ku itorero hano. Haleluya. Z'umwihariko njyewe iyo mbitekereje, ngatekereza kuva ndi mutoya uburere nahawe n'ababyeyi ndetse n'ubwo nahawe n'itorero. Itorero ryarandeze kuva ndi muri Sunday school ngazamuka, igihe ngiye muri kuja ku ishuri nabwo itorero riba umusingi ukomeye. Haleluya. Kuko ragaza ndeba hari igihe ku ishuri mu kigo abandi banaga bashaka mu byo bishaka, ariko bakavuga ngo umuntu wese uri muri korali, umuntu wese usega ku cyumweru afite uburyo agomba kwitwara. Izo zarinze umuntu, zatumye umuntu akora ugakuraho umurongo wakuriye. Izo zose ni akamaro k'itorero ku buzima bw'umuntu. Rero nawe babyeyi, abana batoya, itorero uko warifashe niko rikuzanira umusaruro. Ikindi, amateraniro uzi ugerageza kuyubaha, niba ubaha amateraniro azakuzanira umusaruro. Nagezaho mvuye mu kigo naza ku rusengero bakagira abana baza kunsura, umwana yansura twagerana mu rusengero kubera ko ari umushyitsi akanza kurisha, agatangira kumbaza uriya mupasiteri ninde, uyu muririnzi warinze ninde, ibi bizagenze gute. Noneho kubera ko numvaga mfashwe nshaka kumenya byinshi biri mu rusengero, noneho nza kubivumbura n'abantu mwembe n'uwo twajanye mu rusengero. Iyo ndacunze neza azatuma ibitekerezo zanjye bidatumbira ku Mana, bigatuma ntunguka kuko nakagonze kunguka. Icyo gihe mfata icyemezo n'abantu mwembe n'uwo twajanye, nubwo yaba ari umushyitsi uvuye muri Kongo akaza hano muri Kenya, niduhura mu rusengero kubera ko nzi akamaro k'amateraniro, nzoza mubwira tugeze hariya mubwire ngo tuvuye mu rugo tugeze mu materaniro, nitugera hariya uze kumbaza ibindi dusohotse. Haleluya. Abo twagiye twicara nabo nareba ikijisha kibaza impamvu, nuko mbizi kuva kera nafashe icyemezo mu mutima wanjye, nigera mu rusengero nzaza ndamya Imana n'umutima wanjye wose. Haleluya. Rero
agaciro uyu munsi. Reka dusome n'udufasha gusoma muri Daniel igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Reka dusome. Kibo wadufasha gusoma Daniel igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Wihangane turaza gukoresha umwanya mutoya. Daniel umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Yego. Umwaka wa gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana imugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana abijanye mu gihugu c'Ishirani mu rusengero rw'Imana ye, maze abishira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisiraheli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura, kandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga b'abahanga muzi ubwenge bwose bajijuka mu byo kumenya. Urakoze Kibogo, reka dukomeze. Haleluya. Biragora nuko reka ntangire. Mu mwaka wa gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishirani mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisiraheli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo n'abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose bajijuka mu zo kumenya, b'ingenzuzi mu z'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose bivuye ku zo kurya z'umwami n'umusoro wa vino umwami yabagaho. Tugere ku murongo wa 8. Maze Daniyeli agambirira mu mutima we kudaziyandurisha izo kurya z'umwami cyangwa vino yabaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Amen. Haleluya. Ijambo rifuje ko tuganira uyu munsi ni ukugambirira kugira neza. Haleluya. Tushobora kwibaza ese iri jambo kugambirira kugira neza ni kubera iki yaritekereje? Haleluya. Ejo bundi nari ndahantu ndimo senga, ndibaza ndabagise ko abantu uyu munsi usigaye usanga umuntu ari mu rusengero, mu by'ukuri ugasanga umuntu yarakijije, si umupagani. Rimwe na rimwe hari n'ubaza ukamubwira ngo wakijijwe bihe, akakubwira kuva mu myaka ye y'ubuto ko yarakijije. Ariko waje kureba ubuzima bwiwe, wareba impinduka ziwe zitandukanye n'umupagani baturanye, ukibaza niki cyabaye. Haleluya. Numva haje n'ijambo rivuga ngo kugambirira kugira neza. Kugambirira kugira neza. Muri iyi nkuru Daniyeli ibizanditswe byera zose
zandikwa kugira ngo bitubere akabarore, tuzigireho bitwigishe bitubere ubuzima. Haleluya. Bibiliya tubwira muri igitabo cya Daniyeli ngo ku mwaka wa 3 w'umwami Yehoyakimu, Imana igabiza umwami Nebukadinezari Abisirayeli. Imana yemera ko Nebukadinezari agenda muri Isirayeli agafata umwami ndetse agafata n'ibintu zo mu nzu y'Imana, akamufata akabijana i Babuloni. Mu kubijana ntiyarekeye izo gusa, arangije aravuga ngo nyuma yo kujana umwami no kujana ibintu zo mu nzu y'Imana, ugenda urebe n'abandi basore. Hari kuzaranga abasore yagombaga kujana, ajana abasore bo mu muryango w'ibwami, ba bandi bitoranywa, ba bandi barezwe n'ibwami. Ngo narangiza yongere azana abasore badafite intege. Nubwo ari ibwami areba abasore barimo badafite intege. Yashoboraga kuba ari ibwami ariko wenda yaragize ati ndafite ubumuga. Uwo nawe umwami yamushaka ngo yongere azane abasore beza b'uburanga bo muri Isirayeli abazane nabo. Ikindi ngo bagombaga kuba bashijutse, bagombaga kuba ari abantu bafite ubumenyi. Icya gatanu ngo bagombaga kuba ari abahanga mu by'ubwenge. Ikindi bagombaga kuba ari imfura, ngo bagombaga kuba bazi no gushishoza. Yewe ko murumva iki gihugu bikuye n'aba bantu bose hari icyo baba bisigiye. Mwumve rimwe na rimwe Rugira yabivuze, nkunda Rugira, ubundi Rugira ntakunda kenshi unabanye nawe ntakunda no kukubwira ubuzima bw'uko bumeze. Ni umuntu ukunda personalite yiwe, ariko kuri uyu mwuka iyo yaje n'ikimeme cyo vuga. Haleluya. Nuko bera mwuka bazi impamvu ugomba kuvugaho. Haleluya. Haleluya. Imana yemera ko ibi bintu biba kuri Isirayeli, yemera ko abantu bavamo hariya. Hari Imana izemera ko ibintu bitubaho kandi atari uko yatwibagiwe. Akunda kuri ibi bintu bambwira ko uzi ko akunda ukanguka ukicara ku gitanda cyawe. Imana irabyemera, yemera ko batwara umwami, batwara ibintu mu nzu yayo, batwara n'abasore bujuje ibi byose bashyirwa mu rugo bagereyo. Urumva ko niba bari abantu b'ibwami, niba bari inzegera z'ibwami, barongera bashyira ibwami i Babuloni. Haleluya. Umwami ngo yifuza ko abo bantu baziga iby'imico y'Ikaldayo bakaba ibwami bakazaza bamusavira. Haleluya. Yumva se ko bari bavuye ibwami basubira ibwami. Noneho ikibazo cyabaye ngo bategekwa kuzaza baba vino ivuye y'umwami bakarya n'ibiryo by'umwami. Ariko aba basore kuko bari bazi Imana, bari bakishijwe kandi bagomba gutanga urugero rwiza mu bwami bw'Imana. Barabwira ngo mwebwe umwami nyuma y'amezi 3 azabareba. Nimumara kunywa vino y'umwami, nimumara kurya ibiryo by'umwami, nyuma y'amezi 3 bazabasuzuma barebe uko mumeze, barebe niba barafashe neza. Urumva abantu bari bavuye mu ntambara, igihugu kugira ngo undi mwami agitere agifate anyaga abantu nuko kiba gihagaze nabi mu bukungu. Urumva bari bavuye ahantu Nebukadinezari arusha imbaraga, arabanza arahondora. Abakuhondora kuri bo niba yumva agiye kubagirira neza, ariko hari n'umutego. Haleluya. Ibi byose kandi kwa Nebukadinezari kuko batubahaga Imana, kuko baramyaga ibigirwamana. Iyo Daniyeli n'abo bajanye barya ivyo biryo, bari kuba bishe amategeko y'imirire yo muri Isirayeli, bari kuba bishe amategeko Imana yababujije yuko batazarya ibiryo byaterekerewe ibigirwamana. Ariko mu bundi buryo bari bagiriwe neza. Ntimurabona niyo abantu bagiye mu mahugurwa bakababwira ngo murariga muri hoteli, muri self service, uko buri wese ashaka ariko ari abantu bose uzobona akanyamuneza kaje. Siko none ibaze nk'umuntu bakagutumira bakakubwira ngo ugiye kwa Ruto. Nimugera kwa Ruto bavuga ngo nk'abantu bose baba muri Kasarani murasha kwa Ruto. Nimugerayo
ugiriwe neza. Haleluya. Ariko Daniel n'aba bari kumwe babona ko ari umutego wo kugira ngo bave mu zizerwa bagambirira neza. Haleluya. 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 Ngo kuko Daniel yari atore ku mbone y'umwami aramubwira ngo utubabarire tuzajya kuri bino bintu. Tekereza ko iyo mbone yaravuze ati ahubwo ndabufise. Ibi bintu ushobora no kuzaza biha abandi bakabyishura cyangwa bakabikoresha ubundi buryo. Bibiliya ntibivuga. Ariko aragati none nimumara kumbwira gutyo umwami nyuma y'amezi 3 agasanga mutandukanye n'abandi ntazamerera nabi. Ariko baramubwira ngo humure. Haleluya. Haleluya. Bene data ni opportunité ziganiki. Ni bangahe bashobora kwihanganira kutagira ibiyobozi bwabo? Uyu munsi dushobora kuba tutaza duhura n'ibiyobozi bwabo, ariko hari ubundi buryo duhuramo n'ibitugerageza bishaka kutuvana mu byizerwa, bishaka kutuvana aho Imana dushaka. Ni nk'urugero rwa Daniel n'abahungu bandi. Uzubihagarara muti, uzubitwara muti. Haleluya. Biradusaba kugambirira neza. Daniel n'abahungu Shadraka, Meshaki na Abednego kugira ngo ibi bintu babishoboye ntabwo wari uwo munsi gusa byabaye, ahubwo nuko kuva bavuye Yerusalemu bari abantu bubaha Imana, bari abantu bagambirira neza kubahisha Imana muzo bagize musozi. Haleluya. Bene data, gukizwa kuza hano imbere katura kakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje ni ikintu cyiza, ariko ndasabwa kugambirira neza mu buzima bwanje bwa Kristo. Pawulo yaravuze ngo nkiri umwana nakoraga k'iz'ubwana, nagendaga nk'abana, ariko maze gukura. Haleluya. Ese wowe twibaza, nyuma y'uko ukijije imyaka umaze mu gakiza, ibyemezo ubona wagambiriye gukora bifite izo bihindura bigutandukanya n'abandi wasize bingana iki? Hari ibintu bituma tudakura mu buzima bwa Kristo. Turebe ejo bundi nari ndimo kubara ndeba imyaka maze muri Kenya, nari ndi ku musozi Pariseri, ndavuga ngo reka nevanure ndebe kuva ninjira muri Kenya kugeza uyu munsi n'iki kintu nungutse, n'iki kintu nagabanyikiwe mu rwego rw'ijambo ry'Imana. Ese narungutse cyangwa nasubiye inyuma? Mu rwego rwo gusenga narungutse cyangwa nasubiye inyuma? Yewe banareba no mu bintu bifatika. Ese mu mikorere, mu bumenyi hari izo nigeze mugukaho? Birakwiye n'abakristo ku mwaka uzaza utangira tukagira imihigo, wanarangira tukaja kureba tukavuga mbese hari aho twavuye, hari n'aho twageze. Kuko ubuzima bw'umukristo butarimo kugambirira kugira neza, gukora neza, ntaho buva nta naho buja. Yewe ndabesha. Haleluya. Turi kumwe ko turashaka ibi niko muravuga. Haleluya. Dukunda gusoma ngo Daniel agambira kutaziyadurisha ibyo kurya by'ibwami, bigasa nkaho biciyeho ariko amakuru aca kuri Citizen. Ariko bikwiye kudusigira isomo mu buzima bwacu tukibaza, tuza tugambira. Haleluya. Tuza tugambira. Yosefu agira inzozi azirotorera se na bene se, bamubwira ishari baramugurisha, babwira se ko yapfuye, bamugurisha mu Banyamisiri. Abanyamisiri nabo bagende bamuha bosi wiwe. Yewe kuriya Yosefu kugurisha bitandukanye n'abakozi bo mu rugo b'iki gihe. Kwari ukuvuga ko akunda umuntu aza atunga ihene mu nzu yiwe. Ihene ntishobora kubaza ngo zagenze gute. Imbata nayo ntiyari ifite uburenganzira bwo kubaza, ntiyari ifite uburenganzira bwo gusaba umushahara, ntiyari ifite uburenganzira bwo kwigenga. Niko Yosefu yari ameze. Ariko Yosefu kuko Imana yari yaravuganye nawe, Imana ikamuganiriza mu nzozi,
yari yaragambiriye ko hatazagihemukira. Haleluya. Nawe urugero rwe rumeze nk'uru rwa Daniyeli. Ibaze kumera kwa Potifari, yari mujegera cy'umwami, yari udukomeye bwami. Umwami ngo abone ukuntu Yosefu afite akaryo, amwegurira ibye zose. Mu kumwegurira ibye zose, umugore w'umutware nawe yifuza ko baryamana. Ariko Yosefu aravuga ngo oya, umutware yampaye inzu urugo rwose mu bigenge, ariko ntabwo yigeze akunda, yemera kuja muri gereza. Bamwe hari umuntu yibaza akibaza ngo ibibazo rw'Imana yarampaye. Utekereza Yosefu waganiraga n'Imana ikamuganiriza mu nzozi, ikamwereka ko azaba umuntu ukomeye. Haleluya. Ikamwereka ko azaba umuntu ukomeye, ariko Imana yemeye ko agurisha, yemeye ko umusha w'abandi. Noneho narwo nagiwe umugisha, narwo ahuriyemo n'ibindi bigeragezo, ariko ntabwo yigeze ava ku Mana, agambirira kuyubaha muri zose. Muri rwa rugo mukuru yubaha amutaye muri gereza. Haleluya. Rero muri tuze tugambira kubahisha Imana muri situwasiyo yose turi. Tukiri abasiribateri twubahisha Imana, nidushakwa twubahisha Imana, nituzara twubahisha Imana, nitutazara tugambirire kubaha Imana muri ibyo bigeragezo. Haleluya. Muri iyi minsi umuntu asigaye agataka ngo Mana umvurugo, yamara kugeramo ngaho amezi angahe urubyaro rwaba rutinze, Mana wangize gute, yabyara umwana arwara, Mana wangize gute, yabyara abana batinda gushakwa, Mana wangize gute. Haleluya. Ariko mbere mu buzima bwacu tunyuramo, tugambiriye gusiza, tugambiriye kubahisha Imana, tugambiriye gukora neza. Haleluya. Ese uzugambiriye ibingana bite? Ndashima Imana, itorero tugira abantu beza cyane, aho umuntu ashobora kubona hano harimo ibinogo akaba ngo ahantu hasa nabi, tukahakora. Haleluya. Bakareba bakaba ngo tugure diferensi nziza, hano hantu basiga amarangi meza, abashumba bakitanga, ndetse umuntu akaba agakoresha n'amafaranga yiwe, ariko inzu y'Imana igasa neza. Ubwo ni ukugambirira neza. Haleluya. Ariko hari abandi kuba urufaranga rwe rusohoke, ikibazo akarwara ashushira. Haleluya. Imirimo ukora, imigambi ugambira yose niyo uzibukirwaho. Haleluya. Navuze ngo kuba warakishijwe, kuba Mwuka Wera ari muri wowe, nutagambirira neza ntazabona ahakorera. Hari ibintu twibeshye. Imana yahaye umuntu udahangarwa buteye ubwoba. Uku nguku Satani ntiyoza ntagukinguye ngo ategeke ubuzima bwacu, habe na gato. Haleluya. Ndetse n'Imana atayemerewe ibikoresho, ntabwo yakoresha. Haleluya. Uzabwira umuntu, hari igihe ubwira umuntu ukamubwira ariko uku nguku wewe ntiwukora iki kintu, akakubwira ngo Imana ishobora zose, ngo nayo izazi ikikoresha. Oya, Imana si ubikora. Yaravuze ngo gushize inzira imbere yawe, ukora icyiza bizaba ari sawa, nukora ikibi nabyo uzakibazwa ku munsi w'urubanza. Haleluya. Mureke tugambire gukora ibyiza. Uzuki imigambi ingana gute? Ikintu utagambiriye ntiwobikora. Haleluya. Ikintu utagambiriye ntiwobikora. Cogutungura ariko ugasanga wakije, ariko ikintu wagambiriye nubwo wanyura mu bintu bikomeye gute biza birangiza ubikoze. Mureke tugire imigambi myiza. Haleluya. Ese niki kiza gituma abantu batagambira neza? Ariko ibintu bitatu nabonye biza bituma abantu batagambirira neza. Umuntu akabaho, umwaka ukaza ugashira, undi ukaza, ariko kuvuga ngo azagambirire neza bikangira. Haleluya. Utekereze, Imana zifinansa umugambi mwiza.
udafite umugambi mwiza izibura hera. Imana yabwiye Kayini, nawe se Kayini nukora ibyiza tuzemerwa, ariko nukomeza ibyo ibyaha bizitubwira ku rugi rwawe. Sinzi ntegereza rino jambo ryo kwa Mana we, Umwuka wera umanuke muri buri muntu wicaye hano, yongere kugambira kugira neza. Ushize nari kumwana mu rusengero ngambirira kubari ku muntu, sinzi ukuntu uzagize gutya ndasohoka abona ikintu ntagikoze cyane. Haleluya. Ariko kugenda ngenda ndavuga ngo umwuka w'abana b'Imana ushobora kuba nicaye mu rugo, iyo umwuka wera kuganirije ugakora icyo kintu uba ubaye Imana muri wa mwanya. Nje mbona ko Imana ariyo yansuye. Haleluya. Yewe hari umuntu udakunda ko bamugirira neza, hari umuntu udakunda surprise. Ukaja kubona ukabona umuntu uzi umuntu arwaye Imana uzumva wishimye. Haleluya. Nyamo ukaja kubona ko pesa yawe haje amafaranga utari witeze, uzumva ukuntu unezerewe. Haleluya. Ariko ukumuka abana b'Imana tungana gutya, ugambiriye neza ukabarika Fideli nawe akabarika Rushimisha, twese tugira umunezero, inzu y'Imana tukayikunda kandi tugatera imbere. Haleluya. Haleluya. Ariko iyo tutagambiriye neza, umuntu azaba ari akana ahantu bagira urukundo, bakaba abantu iri n'itorero najemo, ariko ndashima ko tuzatubikora. Harabona ngo nabanyibuka nanje kugira nibuka uko niko abana b'Imana bazakora. Haleluya. Kandi ndababwiye ko itorero n'umuryango ukomeye, itorero n'umuryango ukomeye. Haleluya. Ibintu bitatu biza bituma umuntu ata. Ikintu cya mbere ni ukudafata igihe gutekereza ibyo Imana yagukoreye. Muzi ko abantu ni bato, umuntu azaryama atembagaye akavuga atunguka. Mugabo batwigisha yari umukristo akatubwira ngo mwese muzane ukuntu muzamuza, muri nk'abatumbutse timuzamufata umwanya wo gusenga. Ariko ndashima Imana ko hano mu itorero abenshi mufata umwanya wo gusenga. Haleluya. Ariko iyo umuntu adafashe umwanya wo gutekereza ku byo Imana yamukoreye, haleluya, iyo udafashe ngo utekereze ibyo Imana yamukoreye, tuzubona umwanya wo kugambira kugira neza. Haleluya. Mureke uzubona gufata umwanya umwe utekereze ngo mbere yo kugirira neza abandi ntacyo nje Imana yabwiye. Iyo Satani yize umuntu uzutangira ukareba ibyo udafite, ariko tubiruka ibyo ufite. Iyo udatekereje ko Imana yaguhaye imbabazi, tuzabibuka no kubabarira abandi. Hari abantu hano kuvuga ngo azavuge ngo mbabarira, agenda abwira undi muntu amusanga amubwire ngo mbabarira, ahubwo yumva. Ariko uzi icyo biba bisobanuye? Uzubwira ngo uri mwiza, uzubwira ngo hari icyo wakoze mu mbere gutya, ariko nta na kimwe. Bibiliya mu Baroma 6:25 haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nako gasura cyangwa nako gati ufite ni Kristo wakamuhaye. Rero uzazubona wakosheje mugenzi wawe, uzumusanga umusaba imbabazi. Haleluya. Ni utekereza icyo Imana yakoze, ni utekereza icyo Imana yakoze ku buzima bwacu, tuzagambirira ibyiza. Ikindi cya kabiri gituma tutagambirira ibyiza ni uguhora mu maganya. Haleluya. Umuntu uhora mu maganya y'isi ntazagambirira ikintu cyiza. Yewe turi kumwe. Ikintu cya mbere ni ikihe? Ni ukudafata igihe gutekereza icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Ikindi cya kabiri ni uguheranwa n'amaganya y'isi. Kare yobora
mukaba yambaye ijambo ry'amafiri kane kane ngo mwishime iteka. Uriya kwishima iteka si uko ufite ibyiza gusa, ahubwo no mu bibi iyo wishimye uzunesha. Haleluya. Ariko iyo uheranywe n'amaganya ntushobora kunesha. Haleluya. Ikintu cya gatatu gituma umuntu atagambira ibyiza ni ukwishushanya n'abikindi. Haleluya. Nkunda kubivuga 2008 umukire wa kane ku isi yari umuhinde. Noneho umunyamakuru akora ikiganiro, akoze ikiganiro aramubaza ati se wamukire we, amafaranga yawe upfuye wayahata? Yari umutunzi wo mu mamiliyari y'amadolari. Arangije asubiza umunyamakuru aramubwira ngo nje mpfuye. Icyo gihe wa mbere yari Bill Gates. Aravuga ngo nje mpfuye amafaranga yanje nayaha Bill Gates. Wa munyamakuru ati karabaye. Bill Gates arayakurusha. Urangije woyamuha. None wamubwira ngo reka gusobanura. Impamvu noyaha Bill Gates nuko amafaranga yanjye ndifuza ko yangirika. Nuko ndifuza ko yashira. Haleluya. None wa munyamakuru atanga ni gute? Ariko iyo mbitekereze yabise. Impamvu utagambira icyiza kuri mugenzi wawe nuko Satani yakumvishije ko amafaranga ushobora kugutunza ari yakunyubayeho, ariko amafaranga siyatunga umuntu. Yesu yabwiye Satani aramubwira ngo umuntu atungwa n'amagambo y'umukama w'Uwiteka. Haleluya. Igihe cyose wakuye amaso ku bantu, igihe cyose wakuye amaso ku butunzi, igihe cyose wakuye amaso ku bo wita ko arizo bigutunze, uzagambira ibyiza mu buzima bwawe. Haleluya. Kuko iyo umutima wawe uhanze ku Mana, iyo ukubwiye gukora ikintu uzugikora kandi kikazana umusaruro mu bwami bw'Imana. Haleluya. Mureke tugambire kugira neza. Ni ukuri twogambira kugira neza abanyakenya bohinduka. Twogambira kugira neza natwe ubwacu. Itorero rya mbere ngo nta mukene w'abagabo basangiraga izo babaga bafite zose, ngo kandi ku bw'ibyo bongererwaga bakizwa. Haleluya. Umuntu twabanye mu itorero hariya hirya mu Rwanda yaravuze ngo umunsi umwe yagiye kuri banki, ageze kuri gishe, abantu barimo gusakuza muri gusakuza si byiza. Ageze kuri gishe agiye kwishyura abo ibice 30. Kwa kundi ahaye kashi ya amafaranga, asanga amafaranga agomba kuvesa arabura ibice 30. Arangije kwa kundi yarameze gutya ahindukiye abona abantu babiri. Abona yari umuntu wabakicaza kera ariko abo mu Rwanda. Abona umuntu wabanye kera bakira abapagani kicaza. Abona n'undi babana mu itorero. Hanze aho ibice 30 ninde ndi busabe. Washiduka yabisazo wa undi babanye bakira abapagani. Ariko amaze kubifata gutya nuko bari baramuganiza. Nguko ko ngwino umwanya wishikiraho. Arabana ubabarire kuva uyu munsi ngiye kwitoza ko abantu gusenga aribo bantu ba mbere bari hafi yanje. Haleluya. Ngiye kwitoza ko umuryango wanje uzaza ukeneye mufashe na mwene data kuko turimo kuja mu bwami bwo mwisho. Haleluya. Kuva umunsi agambira kugira neza, reka natwe mwitorero tugambire kugira neza. Nuzaza winjira hano Mwuka Wera agushyira ku mutima mwene kandi nabigushiraho wumve ko uri umukuvuye ku Mana kandi urusaba gukora ibyiza. Haleluya. Mureke bene data muri uru rugendo turimo icyo utabize tuzogisarura. Haleluya. Kandi icyo utagambiriye tuzogikora. Ureke tugiye gusoza umwaka, nimba hari utasoje ugambiriye kubisoza, nimba hari utakoze ugambiriye kubikora, kugira ngo abagabo ba Danieli, ba Yosefu, ba Dawidi, ba Pawulo impamvu bari muri Bibiliya nuko bagambiriye gukora ibyiza kandi bakabishobora. Haleluya. Kuri
ibice bibiri kibo ariko ntiyagushidira ngo soma kwa Lazaro namwumvise n'impamvu yase nakira wa 16 ibice bibiri mu wa 16 Abakorinto ba mbere ibice bibiri ku 16 havuze ngo mbese ninde ubigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Amen. Mani umugisha. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo muri twe. Amen. Haleluya. Bene data, Yesu yakoze ikintu ku musaraba kirenze. Haleluya. Yafashe ibyari bimuzuye byose arabimuha. Haleluya. Yafashe ibyari bimuzuye byose arabiduha. Gutekereza kwa Kristo kuri muri twe. Nukuvuga ngo nudatekereza ibikomeye, nutagambira ibikomeye, ntabwo uzarenganya Imana kuko nta kitaguhaye. Izari zuzuye muri Kristo zose ni twebwe yabihaye. Reka rero ugambira ibyiza, Satani ni umugani. Abakristo aho kugira ngo dutekereze ibiri hejuru, aho kugira ngo dutekereze ibiri ku Mana, aho kugira ngo dutekereze ibikomeye, dusigaye dutekereza ibiri hano. Bamwe muri haleluya. Ubu twese usiga iyo tugiye gusenga ngo abadayimoni ariko muzukuri abadayimoni kimwe cya gatatu cy'abamarayika, bibiri za gatatu bisigaye biri kumwe n'Imana yarabisubije. Haleluya. Mikaya ushinzwe intambara wamanuye Satani acari ijoro kumwe n'Imana ikomeye. Haleluya. Imana itumye Mikayeli azabana na Satani kandi akamunesha. N'ikimenyimenya muri Yuda harabavugiye ngo Mikayeli yarwaniraga umurambo wa Mose na Satani. Haleluya. Mikayeli Imana imwohereza yamwohereza akaka Satani izo yarafa. Imana itiriwe imanuka. Haleluya. Haleluya. Imana yacu irakomeye, abamarayika batugose. Haleluya. Gehazi yagira kuboga basinya babagose. Elisha yabaga Mana umuhumura amaso arabina bafitugose. Haleluya. Niki kidutigije benda. Mureke dutekereze ibihambaye. Tugambire ibihambaye. Nubwirira mwene so neza, tugatekereza mu Satani bizamenyera n'iki kibikoresha. Oya. Imana tubitekereze. Ifite n'imbaraga zo gutuma bizana umusaruro. Bakundo gwashize. Haleluya. Usigaye utekereza kugira umuntu neza mukaba yakuganirije ibitekerezo by'isi zarangiza bikakwibaza ibitekerezo bikarangiza utabikoze. Haleluya. Ariko dufite gutekereza kwa Kristo, dufite imbaraga zari muri Kristo muri twebwe. Mureke tugambire ibintu bikomeye, dutekereze ibintu bikomeye, itorero urukundo rwuzuye tugere ku bintu bikomeye. Hasigaye n'abandi